Igisirikare nongere ngwifuriza ibihe byiza kandi ngwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye twizere kuri amahoro kandi ukomeje kumererwa neza cyane. Turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Birumvikana neza yuko mu gihugu hose by'umwihariko abanyarwanda bose bahuriye hamwe mu rwego rwo kugira ngo batangize icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ni umuhango witabiriwe n'abarimo abaperezida bagiye batandukanye by'umwihariko ni ku nshuro ya 30. Perezida Paul Kagame rero muri uyu muhango yaje gushimira ibihugu bigiye bitandukanye birimo Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Afurika y'Epfo ndetse n'abandi. Ariko by'umwihariko muraza kunyemera tugaruke kuri izi nkuru, ariko kandi tunitsa ku buhamya bubabaje cyane bwa mubyara nyakubahwa wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Paul Kagame. Ikaze. Reka nkubwire ngo rwose udukurikira hano mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikira muri hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane. Reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu, bikore nonaha, kanda kuri iryo jambo ry'umutuku ubundi ukande kunzogera kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi. Turi ku cyumweru, turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Turi ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru. Munyemerere turebere hamwe byinshi byiko byaje kuranga uyu munsi. No kwibuka ku nshuro ya 30, Perezida Paul Kagame yashimiye ibihugu birimo Burundi, RDC, Uganda ndetse na Afurika y'Epfo. Abantu benshi bagiye bumva aya makuru baravuga bati ni gute Perezida Paul Kagame yaje kugenda ashimira bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye kugeza amagingo yanga y'ubundi bitabanye neza n'u Rwanda. Ariko kandi uko byagenda kose buriya niba umuntu mwarigeze kubana neza cyangwa se hari igihe byigeze kuba byiza, nta mpamvu yo kugira ngo n'ubundi ibihe bito bibayeho n'ubundi bibi ngo biba byose banganya ibi byiza byose byigeze kubaho muri rusange. Ikaze, nitwa Emile Karamugire. Perezida Paul Kagame yashimiye byimazeyo ibihugu bizagize uruhare n'ubundi mu kongera kuvuka ku Rwanda kugeza n'ubundi ubwo rugera ku iterambere ruriho uyu munsi nyuma y'imyaka isaga 30 habaye jenoside yakorewe abatutsi nka Uganda, Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu by'umwihariko mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi kuri uyu wa 7 Mata 2024 yabanje kwisegura ku bihugu atari buvuge n'ubundi agaragaza n'ubundi ariko ko n'ubundi ari byinshi bizafashije u Rwanda ku giti cyabyo muri rusange. Yagize ati urugero Uganda yahetse umutwaro by'umwihariko w'ibibazo by'imbere mu Rwanda byibuze mu myaka myinshi cyane, yewe yananenzwe ku bw'ibyo rusange. Kuri Uganda, iki gihugu n'ubundi nicyo cyari gicumbikiye by'umwihariko abanyarwanda benshi mu bishyize hamwe n'ubundi bakemera n'ubundi bakarema umutwe n'ubundi wa gisirikare wa RPR inkotanyi n'ubundi watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda n'ubundi mu Kwakira hari mu mwaka wa 1990. Iki gihe by'umwihariko n'ubundi hari hashize umwaka umwe wonyine mvutse. Iki gihugu n'ubundi kandi cyanashinjijwe guha abarwanyi ba RPR ubufasha n'ubundi burimo intwaro n'imyitozo ya gisirikare, cyane cyane ko n'ubundi abofisiye batangiye uru rugamba n'ubundi nka General Major Fred Rwigema ndetse na Perezida Paul Kagame n'ubundi babaga mu gisirikare cya Uganda. Ariko kandi nujya gusesengura uraza gusanga benshi mu basirikare b'u Rwanda by'umwihariko abakuru, cyane cyane banubona abakuru rwose, akenshi uzasanga aho babanjirije n'ubundi kunyura cyangwa se amasomo akarishye, ndetse aho baminurije mu bya gisirikare uzasanga ari muri kaminuza by'umwihariko ya Makerere yarereye hariya n'ubundi i Kampala mu gihugu cya Uganda, imwe mu makaminuza akomeye cyane atanga amasomo agendanye n'ibya gisirikare ndetse n'ayandi yakomeye cyane hirya no hino mu isi. Perezida Kagame kandi yatangaje ko abayobozi n'abaturage ba Ethiopia ndetse na Eritrea n'ubundi bafashije u Rwanda kongera kwiyubaka rero nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yasobanuye ko kandi Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali yarumwe kandi mu basirikare bari mu butumwa n'ubundi bw'amahoro mu Rwanda ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yari kirangira muri rusange. Umukuru w'igihugu yazirikanye ko n'ubundi Kenya, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania byacumbikiye abanyarwanda bari barahunze jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi bwayibanjirije muri rusange. Kuri Tanzania kugeza ubu ngubu iyoborwa na Madamu Samia Suluhu Hassan, by'umwihariko Perezida Kagame yibukije abitabiriye iki gikorwa ko Julius Nyerere wayoboraga iki gihugu n'ubundi atacumbikiye n'ubundi abanyarwanda gusa, ahubwo ko yanagize uruhare rukomeye cyane mu biganiro bya Arusha
kera byahuje leta y'u Rwanda yayoborwaga na Habyarimana Juvenal ndetse na FPR Inkotanyi. Ati ibihugu n'ubundi byinshi bihagarariwe hano n'ubundi byohereje abahungu babyo n'ubundi n'abakobwa mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda. Abo basirikare ntabwo n'ubundi batereranye by'umwihariko u Rwanda, ahubwo ni umuhango mpuzamahanga wadutereranye, ni umuryango mpuzamahanga wadutereranye. Mpaye icyubahiro umupfakazi wa Kapiteni Mbaye Diagane n'ubundi wapfuye gitwari ubwo n'ubundi yarokoraga abanyarwanda benshi cyane. Yibukije ko by'umwihariko abambasaderi ba Nigeria by'umwihariko Cheke ndetse na New Zealand muri Loni n'ubundi bakoresheje inyito nyayo n'ubundi ya jenoside yakorewe abatutsi, ntibakangwa by'umwihariko n'igitutu cya politike cy'ibihugu bikomeye cyane byifuzaga ko n'ubundi ukuri guhishwa. Ati tubakomeye amashyi cyane. Umwihariko wa Afurika y'Epfo kugeza amagingo yanga y'igihugu cya Afurika y'Epfo kuva n'ubundi by'umwihariko Bwana Nelson Mandela wayoboraga iki gihugu n'ubundi yava ku butegetsi, iki gihugu birasa naho kitongeye kugirana umubano mwiza n'u Rwanda, aho kugeza amagingo yanga benshi bamaze kugenda batungurwa nyuma yo kumva ko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo by'umwihariko yamaze kugera i Kigali. Ni nyuma y'uko kandi ari umwe mu bantu basanzwe babanye neza na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu igihugu cya Afurika y'Epfo nicyo kiyoboye umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC, bakaba baranohereje ingabo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zo gutera inkunga umutwe w'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23. By'umwihariko kandi ngira ngo murabizi neza yuko leta ya Kinshasa imaze igihe ishinze u Rwanda gutera inkunga no gufasha umutwe wa M23, ariko kandi birumvikana neza yuko Félix Tshisekedi n'umwe mu bantu b'abanywanyi by'umwihariko bakorana ndetse banabanye neza na Perezida Cyril Ramaphosa. Ariko kandi by'umwihariko ingabo za Perezida Cyril Ramaphosa cyangwa SADF n'izindi zigiye zitandukanye ziganje biza Tanzania, Malawi zoherejwe no ku butaka bwa Kongo. Amakuru avuga neza yuko n'ubundi ziba zisangiye ibirindiro ziba mu mutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Icyakora nibyo navuze haruguru, Perezida Paul Kagame yaje gushimira Afurika y'Epfo by'umwihariko nubwo kugeza amagingo yanga ari kimwe mu bihugu bicumbikiye abandi bantu benshi cyane bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Perezida Paul Kagame yatangaje ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Afurika y'Epfo yayoborwaga na Nelson Mandela yabaye u Rwanda hafi rufasha n'ubundi mu gusana inzego zari zarangiritse. Yasobanuye ko iki gihugu n'ubundi cyishyuriye u Rwanda abaganga abo muri Cuba bazaga kurufasha n'ubundi kubaka urwego rwarwo rw'ubuvuzi rwari rwarasenyutse. Inafasha kandi abanyeshuri b'Abanyarwanda kwiga muri kaminuza batishyuye nk'abanyamahanga. Yagize ati Afurika y'Epfo yatwishyuriye abaganga bo muri Cuba kugira ngo n'ubundi badufashe kubaka urwego rwacu rw'ubuvuzi rwari rwarasenyutse, ifungurira kandi abanyeshuri b'Abanyarwanda ndetse na kaminuza zayo n'ubundi bishyura nk'abenegihugu. Perezida Paul Kagame kandi yanatangaje ko n'ubundi mu banyeshuri b'Abanyarwanda Afurika y'Epfo yafashije n'ubundi harimo abarokose jenoside ndetse n'abakomoka ku bagize uruhare n'ubundi muri jenoside, kandi ko abenshi muri bo n'ubundi ubu ngubu ari abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye. Ati abenshi barakomeje baba abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu uyu munsi, babayeho mu buzima bushya kandi bwiza. Umukuru w'igihugu kandi yashimiye ibihugu byo ku yindi migabane n'imiryango mpuzamahanga byagize uruhare mu iterambere ry'u Rwanda by'umwihariko kugeza muri imyaka isaga 30 by'umwihariko. Kugeza amagingo yanga igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane, ndetse kugeza amagingo yangaya binafite icyo twakwita nk'iterambere rikomeye cyane. Ariko kandi sinabura kukubwira yuko by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda ari kimwe mu bihugu umuntu wese ageramo akaba yakwifuza guturamo cyangwa se kubamo muri rusange. Hagati aha kandi munyemerere ngaruke ku buhamyaho gatoya bukomeye cyane bw'umwe mu bantu bafitanye isano na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho nabwo bwaje kugenda bugaragara by'umwihariko. Ariko kandi muraza kunyemerera byose tubigendanemo neza by'umwihariko turebe uburyo ibintu byari bihagaze, uburyo ibintu byari bimeze muri rusange. Ngira ngo ni gahunda yo kwibuka by'umwihariko
bwa mbere Perezida Paul Kagame yavuze ubuhamya bwa mubyara we n'ubundi witwa Florence wakoreraga n'ubundi ishami rya Loni rishinzwe iterambere UNDP wiciwe i Kigali muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo buhamya kandi Perezida Kagame yabutangiye n'ubundi mu muhango wo gutangiza kwibuka imyaka 30 ishize jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda ibaye, kubera bariyeri n'ubundi yizari hirya no hino muri Kigali. Florence by'umwihariko ngo ntabwo yabonye uko ahunga ngo ave mu rugo. Jenoside imaze gutangira rero yavuganye inshuro zitandukanye kuri telefone na Perezida Paul Kagame wari ku Murindi, amubwira uko byifashe muri Kigali. Ati telefone yo mu rugo by'umwihariko rwa Florence yarakoraga, nagerageje n'ubundi kumuhamagara inshuro nyinshi, inshuro zose twavuganye yarafite impungenge, ariko ingabo zacu ntabwo zabashije n'ubundi kugera muri kariya gace muri icyo gihe muri rusange, kubera ko ingabo za RPA n'ubundi zitashoboraga kugera muri Kigali ngo zimutabare. Ubwo General Romeo Dallaire n'ubundi wayoboraga ingabo za Loni mu Rwanda, Minuala n'ubundi yasuraga Kagame ku Murindi, yamubajije niba n'ubundi atamufasha gutabara Florence nabo bari kumwe. Ati ubwo Dallaire yazaga n'ubundi kunsura ku Murindi, namusabye gutabara Florence, ambwira ko n'ubundi azabigerageza. Ubwa nyuma navuganye nawe n'ubundi namubajije niba hari umuntu wamugezeho, ambwira ko ntawe. Atangira kurira n'ubundi arambwira ati Paul, ukwiriye n'ubundi guhagarika n'ubundi kugerageza kudutabara, ntabwo tugikeneye n'ubundi kubaho. Ese numva icyo ashatse kuvuga, hanyuma arakupa muri rusange. Romeo Dallaire n'undi yavuze ko azagerageza icyo akora, ngo n'ubundi ntibyamukundiye kuko n'ubundi ngo ingabo yohereje n'ubundi zatangiriwe n'interahamwe rugikubita muri rusange. Perezida Kagame yakomeje agira ati icyo gihe nari mfite umutima ukomeye cyane, ariko nacitse intege gato kuko n'ubundi numvaga icyo yashakaga kumbwira. Mu gitondo cyo kwa 16 Gicurasi by'umwihariko mu gitondo cyo kwa 16 Gicurasi, nyuma y'ukwezi n'ubundi kwica Rubozo n'ubundi barishwe, usibye mwishywa umwe n'ubundi wagerageje by'umwihariko kurokoka bigizwemo uruhare n'umuturanyi. Nyuma biza kumenyekana ko n'ubundi umunyarwanda wakoraga muri UNDP n'ubundi yagambaniye bagenzi be n'ubundi abagenzi be b'Abatutsi akabatereza abicanyi muri rusange. Perezida Kagame yavuze ko Florence n'ubundi yagambaniwe n'umwe mu bo bakoranaga by'umwihariko muri uwo muryango wa Loni, nk'uko yaje kugenda bishimangira. Ati ikibabaje nuko uwagambaniye Florence n'ubundi nabo bari kumwe yakomeje gukorera n'ubundi Loni na nyuma ya jenoside, kandi ibimenyetso by'uruhare rwe n'ubundi muri jenoside byaramenyekanye. Abantu baramubonye yishimira urupfu rwa Florence mu ijoro ry'icyo gitero. Yakomeje gukora muri Loni imyaka myinshi cyane, kandi nubwo hari ibimenyetso bimuhamya n'ubundi uruhare rwe arakidegembya n'ubundi mu Bufaransa. Perezida Kagame yavuze ko rero mu gihe Abatutsi bari babuze kirengera n'ubundi mu Rwanda, abadiplomate b'abanyamahanga bo bahungishijwe n'ubundi ndetse bagacungirwa umutekano ku buryo bukomeye cyane. Yavuze ko isomo bitanga n'ubundi ari uko n'ubundi mu maso y'umuryango mpuzamahanga ubuzima bw'ikiremwa muntu n'ubundi butangana muri rusange. Ati mu mwaka w'1994 Abatutsi bose bagombaga kwicwa bagashiraho, kuko n'ubundi ubwicanyi bwatumye nge n'ibihumbi by'abandi n'ubundi tujya mu buhungiro, ntabwo n'ubundi bwari bwarashize. Niyo mpamvu n'impinja n'ubundi zishwe ngo zitazakura zikabarwanya muri rusange. Yavuze ko igiteye inkeke ari uburyo n'ubundi ibihugu bimwe na bimwe bigitsimbaraye n'ubundi ku kwemera ukuri kwa jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bigashidikanya n'ubundi kubagirwaga n'ubundi mu gihe cya jenoside. Yavuze ko rero na nyuma y'uko abakoze jenoside bahungiye muri Zaire batahwemye n'ubundi kugaragaza ko biteguye kugaruka gusoza jenoside, abo nibo bashinze FDLR yiyemeje guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nubwo bisa n'ibitazashoboka. Ati abasigaye baracyari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bahabwa ubufasha n'icyo gihugu. Intego yabo ntabwo yigeze ihinduka, ariko kandi igihari nuko badateze kuyigeraho. Nitwe mirekana mugire ngushimira kubana nanjye umunsi ku munsi. Reka ngubwire ngo komeza kugira ibihe byiza kandi komeze kubana natwe. Reka ngubwire ngo reka dukomeze n'andi makuru.